warasaza. Ati what? Ati Naomi ariko zikungu ari mama wawe rwose uri kubwira oya rwose Patri ntabwo mbishaka. Ati mama ati nta n'isoni uzi ko Chris rwose ari we ex wanjye ari wa mungu nakubwiraga twakundanaga ndetse wampemukiye ndetse w'igisambo. Ati Chris ibyo Naomi ari kuvuga nibyo? Ati baby ati please stop nyine banza umbwire ibyo Naomi ari kuvuga nibyo niwe muhungu mwakundanaga? Ati yego rwose baby gusa nagusobanurira pe. Ati rwose Chris ntabyo ufite byo kuba wansobanurira. Ati Naomi uyu niwe Chris? Ati yes mama of course niwe rwose kandi ntabwo nakubeshya none nta n'isoni ngo niwe muhungu muri gukundana. Ati mama please ntabwo nabikunda ndetse nta nubwo nabyishimira. Nuko Naomi yese ko yikuta ndetse asubira iwabo ndetse Patrick asubira inyuma mwirukankaho. Ati Naomi please stop hagarara ariko ukeneye ko wavugana na mama wawe. Ati we rwose Patrick nge ntacyo nabasha kuba navugana na mama pe. Ati Chris arishwa kuko Naomi mwarakundanye? Ati yego rwose mama twarakundanye gusa twakundanye mbere ndetse nyifite imico mibi ndetse iyo mico mibi yanjye niyo